muharebe nta kibazo ndabyicurukura tata cyose nashaka sina ufudu tata ko mbona muri kunduruma ba umusaza arakaze uyu musaza ko nawe uvuga ikinyarwanda cyinshi kikavuga gake atatwumva afite ubwenge urabona atarashize mu mwana aho ndi kuvuga ko nazi ikinyarwanda ndi umunyamahanga nawe ukarangiza uvuga ngo ku musaza urabona ngo ibintu ikinyarwanda urabona ibi bintu twajemo biri buduhire umusaza yatuvumbuye abazimu b'inzara se babaho ubundi uri umugabo cyangwa ntabwo uri umugabo muri kuvuga none se Rutiri we ayiwe nawe uhari Mana yatwite bazabisange hariya reba nk'iki kigo baba bakiza ubu umugabo yarananiye ibi byana nabyo mana ibi ni ibiki koko ngutumuraho ubwongo bunezeze amazi cyangwa umuriro ako mana nzakora imirimo yose urugo rwararaye akazi kose n'akanjye ariko ngo ndi nyiramirimo ra yego yego muraho yego muraho none se ni karibu muravaye mukajya hehe muragenzwa n'iki Babu, sisikie lugha yenye naongea, lakini sisi ni wafanyakazi wa pale kwa serikali. Tunafanya katikati ya kuona kama mmeishi mahali pazuri, kama muishi penye haijatengenezwa vizuri. muri kuvuga none se Rutiri we ayiwe nawe uhari ahubwo se cyo cyari mwavuga mu rurimi numva arimo arakubwira ngo turi abakozi bashinzwe ibibarura ry'ubutaka twaturutse ku karere twari tuje kureba ko ibyangombwa byanyu byuzuye neza ko mwabaruje nta kibazo kirimo ngo tugikosore ndabifite gitifu w'akagari navuyeyo byari byarasohotse no ku murenge wa musore ubishinzwe yarabimaye ndabifite none se murabishakira iki Tulikuwa tunataka tuone utupe hizo karatasi tufanye uvumbuzi kama ni za halali ama sio halali. Kuna majangili wenye wanaweza kuja kudanganya eti wanataka hizo makaratasi na hao sio wafanyakazi wa serikali. turimo turashaka kuzi uduhereza izo mpapuro z'ubutaka tukareba niba barakubaruriye neza hari igihe bakubarurira nabi hakazamo ikosa turashaka kuziduhereza tukareba barazimaye ahubwo abana bakora batariye urushako we we wa mugabo bimeze bite reba nawe igihe gishize abana batarya udahaha kandi ukora sinakubwiye mu kazi wambwiye iki n'ejo nta mafaranga baduhaye
n'ubu urabona n'insohoke ngiye kureba nta mafaranga bazi se ko ukorera ubuntu urugo rwawe ntabwo rurya sinabikubwiye ko dukorera ukwezi genda ibyo ntabwo byumva none se ukwezi wagiye mu kazi k'ukwezi usibeyo ko abana bazarya cyangwa ntabwo bazarya abazimu b'inzara se babaho ubundi uri umugabo cyangwa ntabwo uri umugabo reka nkubaze noneho nyabade reka twumvikane sibyo ndabizi igihe kirashize rwose nta mafaranga nzana sibyo kandi ikibazo ni icy'akazi nyine k'ukwezi reka twumvikane ndaza kureba ukuntu mbigenze mu kazi sibyo wenda nake ka avanse cyangwa ukuntu mbona amafaranga nze ngura ku kakawunga wenda n'umuceri dusunike iminsi sibyo turebe ukuntu iyi minsi twayicamo naho ubundi ndabizi ko nta mafaranga aheruka aho se uzahora muri ibyo ngibyo ibyo bintu nabivamo hari uko batari bayaduha nyine njyewe nyihanganira none sibyo wiraka uwo muzima waguteye mwirukana sibyo se twumvikane ngende ku kazi nkajya kunaka kavanse ukuntu ubwo uri umugabo ukora utarya cyangwa uragenda ukaza reka twumvikane ariko na mama w'abana reka duhuze twumvikane uyu munsi ndebe ukora utarya mba rero mubwire nyabade mu kigo harimo umuntu watsinda isoko ryo kugaburira abakozi sibyo ni ukuvuga ngo uhora umuntu arakora akagenda akarya akazishyura yahembwe ni uko nguko urugo rwawe rushonje mu kigo kurya tukishyura ku kwezi ntitegeko warya utarya bagufata niyo mpamvu yego naheruka kuzana amafaranga ariko kuba njya mu kigo ubwo ibyo mfatayo nanjye mbyishyura ukwezi kugeza reka nkubwize ukuri ariko chef de chantier yavuze ko baza kuduhemba mu mpera z'uku kwezi sihanganire nibyo none mubwira twumvikane ariko ndashaka kunaka mu mpera z'uku kwezi iri joro turare turiye yego ndabikora pe sinakubwiye se ko ngiye kugenda nkaka kana kavanse kugira ngo ibyo bishoboke sawa rero none se murazishaka se ngo muzikoreshe iki? Siwe na shaka kwa hiyo kitu kabisa. Sisi tunaenda tunaziweka kwa mashini, tunaona kama ziko poa. Tukishaona ziko poa tunakurudishia, tunakusajili kama mwananchi mwenye ako na makaratasi ya lari. Kari wowe turi kumvikana uvuze ngo iki? Ntugire ikibazo, turashaka kuzijyana tukajya kureba ko nta kibazo kirimo tukazikosora. Ibipapuro barabimaye. Ndabifite. Kama uko nazo tuletee tukuandike majina alafu tuende na hizo makaratasi tukuwekee tuweke kwa mashini kama ziko. Niba uzifite zitwereke muze nta kibazo turebe. Nitumara kubikosora tubonye nta kibazo kirimo tuzabikugarura ntugire ikibazo. Tumi koze ndeba rebe. Aha. Naho se bana wanjye ibipapuro ndabifite nabikuye gitifu yarabimaye bigera muri hajya nibiba bikurikiranye bana Leta tu tujiangalilie. Have mbyicangurire mwebwe mutabivangava. Tani kusaidie babu. Kubanza Vizuri kama yuko. Harebe nta kibazo muze. Ndabyicurukurira. Leta tu usiwe na shaka, usiwe na hofu tu. Leta. Uyu musaza ko mbona muri kunduruma ba. uyu musaza arakaza. Uyu musaza ko nawe uvuga ikinyarwanda cyinshi cicika kuvuga gake atatwumva. Afite ubwenge urabona atarashize mu mwana. Undi kuvuga ko nazi ikinyarwanda ndi umunyamahanga nawe ukarangiza uvuga ngo ku musaza kugira ngo bibenze ikinyarwanda ngo ibintu twajemo biri gutuhira. Umusaza yatuvumbuye. Niko yemwe ba. Ibipapuro byanjye se ndabibaha
uri gitifu. Yes, tushakwambia sisi ni wafanyakazi wa serikali bana. Mbona abategetsi ko baba bambaye ibinunzo by'ibiziriko mu ijosi bibaranga? Amakarita ari hehe abaranga? ni vile unataka kuonesha nini yenye unawafaa utuamini kama sisi ni wafanyakazi wa serikali? Hoya twerekana biduhe muzee nuko bikosora. Nta kibazo kirimo. Ibipapuro byanjye by'ubutaka ntabwo nabiba. Sasa wengine tushatoka huko. Wewe nisaidie na hizo makaratasi tu na kurekeshia tu sasa hivi chajiri. We, munanisumbua subutu. Ndabona uyu musaza kuko ari umushobora Sasa Kiswahili mwana. Vietnam unajiswahili Kiswahili. Katugenda muzee. Katuba tugiye hari hepfo tuhera ku ngo zo hepfo turagaruka. Turagaruka dusanga nyine wabitekerejeho. Ubwo mwari mugira ngo munekeye umutwe rero ngo ibipapuro byanjye by'ubutaka mbibahereza. Ariko abatekamutwe baragwiriye koko. Ibi gitifu yaravuze ngo ibipapuro tujye tubikomeraho. Murabinyaka nkande.